Nick aba yicaye muri salo yibereye kuri telefone, gusa ikintu kimwe ataba yabashije kumenya ni uko rwose Alice aba nawe amuhagaze inyuma, ariko Nick ntabwo aba yigeze abimenya. Nick rero aba ari kwivuganira n'umukobwa ariko amubwira atumva ndagukunda cyane, ndakwinginze rwose uzanyemerera urukundo maze urebe ngo ndaguhundagaza aho keya zikakurenga. Uyu mukobwa rero uri kuri telefone ahita amubwira ati ariko ufite umukunzi? Alice se ntumufite? Nimubana mu rugo? Naho uyu musore ati wimbwira iriya njiji, kubera yuko mba ntibuka ukuntu njye nawe turi gukora urukundo uba umeze, urabizi cyane rwose. Naho Alice uzi yuko iyo turi gukora urukundo nta nubwo rwose yafungura udushumi tw'inkweto zawe, tekereza ko aba aryamye nyine ameze nk'umupfu, ntabwo aba anyeganyega. Mbese ndakubwiza ukuri rwose, nta gukora gahunda nawe ni ibintu rwose bitanejeje habe na gatoya. Ariko wenyine urarenze, n'ubu uri kubivuga ndi kumva mbese ngukumbura kandi cyane. Gusa rwose ndagukunda, naho uriya mukobwa we mwihorere, nta rukundo rwose ruri hagati yanjye nawe, ni wowe nkunda, ahubwo ndakwinginze mbabarira umwanya maze nkwereke nyine ukuntu nzi gukunda. Aba akivuga aya magambo yose maze Alice akumva neza neza nko mu mutwe bitangiye kwizunguza, aba yumva agize umujinya mwinshi cyane, ahita rero agenda gake gakeya maze akajya mu gikoni, ahita afata icyuma bahatisha akagaruka agifashe rwose n'amaboko abiri, ubona umujinya ari wose, ndetse rwose ni ibintu biba bimutunguye ku buryo ibintu byose aba agiye gukora kano kanya ni ibintu nyine aba atigeze atekerezaho. Aragaruka rero agahagarara n'ubundi inyuma ya Nick maze cya cyuma agakomeza kukizamura nyine nk'ugiye kukimutera mu mutwe, gusa Nick we ntabwo aba azi ibyabaye inyuma ye. Nick akomeza abwira uyu mukobwa ati uzi ukuntu nkunda iyo uri kundeba, ufite amaso meza cyane, ahubwo se tubonanye ryari? Naho uyu mukobwa ahita amubwira ati reka tuzahure ejo. Nick ati ejo ntabwo byakunda, ahubwo reka tuzahure nyuma y'ejo, gusa nyine bizaba ari show, ndakeka rwose tuzagira ibihe byiza cyane, ubundi nyine nanjye nzakoreka icyo nshoboye nk'umuntu w'umusore. Sinzi ukuntu rero Nick ahindukira maze agahita asanga Alice amuhagaze inyuma n'icyuma rwose hafi kukimukubita mu mutwe, ahita ahaguruka yikanze ati mana yanjye ndapfuye noneho, ati sheri kubera iki ushaka gukora ibyo bintu? Naho Alice ahita amubwira ati ceceka, ntiwongere kuvuga izina sheri mu kanwa kawe, nta soni, imyaka yose tumaranye ni uko nguko uteye. Tekereza umusore nahaye umutima wanjye wose, nkamuha umubiri wanjye wose, nkamuha umwanya wanjye wose, umusore wantwaye ubusugi bwanjye, none uri kuvuga ngo nta kintu nshoboye, ngo ntabwo nkunda, ngo ntabwo ndi ku rwego rwawe? Cyakoze urakoze gusa, ngaho rwose komereze wivuganire n'uwo mukobwa, ukomeze nyine umubwire ukuntu umukunda. Nabyumvise nyine nataye igihe, gusa ninjye warangaye, njye ntarigeze menya ko nyine utankwiriye. Ahita rero ajugunya cya cyuma hasi maze akiruka ajya kuri bariko, kubera ko nyine aba yumva agahinda ari kose. Nick rero amwiruka inyuma, ariko ntabwo Alice aba ashaka kumuvugisha. Nick rero asanga Alice kuri bariko maze agahita amubwira ati mbabarira rwose, ni ukuri byari ibikino rwose nari ndi gutera urwenya, ntabwo byari bikomeye, ndagukunda kandi urabizi. Naho Alice ati ariko se iyo ndebye ubona ndi umwana muto cyangwa umbonamo umusazi? Nibura se umbonamo umuntu udafite ubwenge habe na bukeya ku buryo wambeshya gutyo? Ibyo numvise nabyumvise kandi byari siriyasi. Naho rero ikintu cyambabaje kurusha ibindi ni ukuba rwose tumaranye imyaka ingana gutya, ariko nyamara utankunda habe na gatoya. Reba ko twabanaga mu nzu, nyamara umfata nyine nk'umuntu uri aho gusa udafite ikintu amaze. Cyakoze ni ukuri birambabaje cyane. Uyu musore rero akomeza kumubeshya nyine amusaba imbabazi, naho Alice agahita amubwira atumva rero nkubwire, ngiye kugenda njye mu cyumba maze mfata ibintu byanjye byose, gusa nisohoka muri iyi nzu ntuzongere na rimwe kumpamagara, ntuzongere no kumvugisha niyo twahurira mu nzira, uzajya wigira nkaho njye nawe tutigeze tumenyana, kuko guhera aka kanya kuri njyewe nyine ndagufata nk'umuntu wapfuye kandi kera, ndetse rwose wibagiranye. Uyu musore rero agerageza kumutangira
ariko ntabwo biba bigishobotse kubera ko Alice ibintu aba yumvise ntabwo aba yabasha kubyihanganira. Rero abona ibintu bikaze maze agahita ahamagara umusore w'inshuti ye ndetse rwose uba ari inshuti y'iyi couple kuko baba baziranye guhera kera. Uyu musore rero ahita aza yihuta nk'uje gutabara nyine maze agahita asanga Alice ahagaze hanze, varize aba ayiteretse muri salo nyine agiye kwigendera. Uyu musore rero arabanza akamubwira ati mbabarira rwose tubanze tuvugane, habaye iki gituma ugiye gusiga Nick n'imyaka yose mumaze mukundana n'ukuntu nyine urukundo rwanyu rwari intangarugero mu bandi bantu bose b'ikigero cyacu? Alice ati wowe nta kintu naguhisha kuko ngufata nka musaza wanjye, urabizi kandi ukuntu njyewe na Nick twamenyanye. Buriya Nick twamenyanye nta musore n'umwe ndamenyana nawe, Nick niwe musore wa mbere watwaye ubusugi bwanjye, nyamara rwose yaranapfuhiraga cyane urabizi, ntabwo yatumaga hari undi musore ushobora kundeba cyangwa kumvugisha. Ariko ikintu cyantunguye ni kimwe, ni uko rwose burya nta gaciro yigeze ampa habe na rimwe. Tekereza yuko uyu munsi namenye yuko anca inyuma n'undi mukobwa, ndetse rwose yabwiye uwo mukobwa ngo njyewe ngo ntabwo nzaguma hano, ngo mpari nyine iminsi mike ngo ubundi nkagenda. Naho rero uyu musore ahita abaza Alice ati none se ibyo bintu byose wabwiwe n'iki? Alice ati nyine nari nigiriye muri salo ngiye kwifatira amazi yo kunywa, mpita numva ari kuri telefone ari kuvugana n'undi mukobwa, nahise rero mpaguma maze ndumva. Gusa ikintu gitangaje, tekereza ko yabwiraga uwo mukobwa ko amukunda cyane, noneho se uzi ikintu kirenze, yari ari kumubwira ngo azaze nyine ngo hano mu rugo ngo ejo bundi, kandi icyo gihe yamubwiraga yari abizi neza ko nzaba nagiye iwacu mu cyaro. Urumva ahantu ibintu byari bigeze kugeza n'aho amuzana mu nzu tubanamo, ni ukuri nakubeshye natunguwe. Uyu musore rero abwira Alice ati ibyo bintu koko wabyumvise n'amatwi yawe? Alice ati cyane rwose. Naho uyu musore ahita amubwira ati yego ndabyumva rwose birababaje, ariko nanone ntabwo byatuma usiga Nick, umusore mwakundanye imyaka myinshi, aragukunda ndabizi, ikindi kandi nta nubwo nsanzwe rwose mbimuziho ibintu byo guca inyuma, yari umusore witonda, ndumva njyewe rwose wamubabarira. Alice rero ababaye cyane ahita amureba mu maso maze akamubwira ati koko niyo nama ungiriye, iyo nama niyo wagira mushiki wawe? Umuntu uguca inyuma maze akanivugira ko atagukunda mu kanwa ke, wamubabarira ugasubirana nawe? Ntakubeshye rero rwose njyewe ntabwo nteze gusubirana na Nick, byarangiye rwose wikurirwa unyinginga kuko ntabwo byashoboka, gusa ntunguwe n'inama uri kungira. Uyu musore rero aramwinginga ati mbabarira dusubire mu nzu maze rwose tuvugishe Nick mwiyunge, nicyo mbifuriza kuko ni inshuti yanyu mwese kandi sinshaka kubatakaza, nta nubwo nshaka ko mutandukana. Alice rero ahita ajya imbere maze rwose uyu musore abazi yuko agiye kuvugana na Nick, aba akigera mu nzu Nick ati mukunzi ndagukunda rwose mbabarira maze twiyunge. Alice ahita yifatira varize ye aba yarasize muri salo maze agahita ababwira ati nabivuze, ahubwo mwese nyine ubwo nta n'umwe nshaka kuzongera kuvugana nawe, nabumvise ko mwese wagira ngo murafatanyije. Baramukurikira rero ariko Alice akanga akigendera. Alice rero ahita ajya kwirebera umucuti we n'ubundi baba barabanaga mbere y'uko aza kubana na Nick. Agerayo rero uyu mucuti we agahita, uyu mukobwa afite agahinda kenshi, ahita amubaza ati ko wijimye byagenze bite, habaye iki, ninde uguhemukiye? Alice aricara ati ceceka ntabwo wabyumva, ati ndakubwiza ukuri Nick anyishe mpagaze. Umushuti we ati mbwira nyine byagenze bite? Ati watekereza ko wa Nick nakunze n'umutima wanjye wose, we rwose yimariraga umwanya wose ari kunca inyuma? Naho uyu mukobwa ati we ntabwo byashoboka, Nick yaragukundaga cyane kandi bo baragukunda, ntabwo rwose numva ukuntu yaguca inyuma. Alice rero atangira kumubwira ibyabaye byose maze uyu mukobwa akumirwa. Uyu mukobwa rero ahita amubwira ati ariko narakubwiye, ujya kuva hano ujya kubana nawe narabikubwiye, nakubwiye ko rwose umusore iyo ugiye kubana nawe ahita atangira kukubona nk'umuntu utagira umumaro, ahita atangira ndetse kutakubaha, atangira kutaguha agaciro kubera ko nyine aba abona agufite wese.
narabikubwiye nti igumire hano ariko urananira. Naho Alice ati simpamya rwose ko aricyo kibazo, gusa nyine binyeretse ko ibyo bavuga ari byo, abagabo ari imyanda. Naho uyu mukobwa ahita amubwira ati hoya wivuga gutya Alice, kubera ko nyine niba umwe aguhemukiye ntabwo ahagarariye abagabo bose, ntabwo bose ariko bameze, ntabwo bose ari babi. Ushobora kuba warahuye n'utari uwa nyawe ariko witekereza gutyo, kubera ko ntabwo ubuzima burangiye. Buriya rwose kuba yaba agukoze ibyo ntabwo bishatse kuvuga ko nyine ari we mugabo wa nyuma mugomba kuba muhuye mu buzima. Naho Alice ati nta wundi rwose nazigera nkunda, kuko nyine ubwo bose baba bameze kimwe. Alice ati ikintu kimbabaje cyonyine ni ukuntu rwose najyaga ngendera kure abandi basore, uzi ukuntu abasore beza banafite n'amafaranga bajyaga bantereta maze nkabanga kugira ngo ntace inyuma Nick, naho we rwose yabaga yibereye mu kazi kose ari kunca inyuma. Abakivuga ibi rero maze telefone ikaba irasonnye, arareba agasanga ni Nick umuhamagaye, arayireba maze agahita ayishyira hasi. Nick aramuhamagara inshuro nyinshi rwose ariko Alice akanga kumwitaba, aba yumva nta kintu bavugana na kimwe. Alice rero akomeza kwibuka umunsi wa mbere bajya gukora urukundo, ukuntu Alice yari afite ubwoba, maze rwose akanabwira Nick ati ndumva mfite ubwoba bwo kubikora, ndagukunda yego nibyo, ariko nanone ndatekereza yuko nitumara gukora urukundo uzahita unyanga maze ukajya kwishakira abandi bakobwa mutararukora. Nick yaramurahiriye uwo munsi maze aramubwira ati ntabwo rwose nabikora, haba hano ku ishuri ndetse n'ahandi, kuko nyine bariganaga kuri kaminuza. Ati ndetse rwose ninabigerageza nzahite mfa ako kanya. Ibyo bintu nyine bivuga apfukamye ari kurahira. Naho Alice ati hoya mukunzi, wirahira gutyo iyo ndahiro irakomeye. Ati gusa nyine nkurikije amagambo mbwiye ndakwizeye, noneho twakora urukundo, ariko uramenye utazansiga, uramenye rwose utazanca inyuma. Naho rero muri ako kanya Nick yahise amubwira ati ngusezeraniye ko nzagukunda ubuzima bwose, ntabwo nigera nkuca inyuma, ndetse rwose nta n'undi mukobwa nzigera ntekereza. Alice rero ahita yongera amaze akivugana nyine, amaze kwibuka uyu munsi ukuntu uyu musore yari ari kumubwira amagambo meza kandi amukomeza, maze agahita avuga ati abasore ibintu byose bavuga biba ari ibinyoma gusa, urabona ukuntu yanarahiye. Hashira iminsi rero Alice gusinzira byaranze kubera ko abakunda Nick kandi bikabije. Aba rero amutekereza haba ku manywa haba nijoro, maze rwose rimwe na rimwe akumva aranamukumbuye. Umunsi umwe rero arabyuka maze agafata icyemezo cyo kujya kumureba, maze bakaba banakwiyunga. Aragenda rero maze akigerayo agahita atungurwa no gusanga Nick ari kumwe na Karine, wa mukobwa nyine yahoraga atereta kuri telefone. Karine aba ari kubaza Nick ati none se mbwiza ukuri, ubu noneho turisanzuye neza rwose, Alice yagiye? Naho rero Nick ati cyane rwose Alice yaragiye kandi nta nubwo azagaruka. Ati ahubwo hindukira maze rwose ndebe inyuma hawe, uteye neza cyane. Aba ari kumuhindukiza amukaraga maze bagahita bahoberana bagasomana, nyamara rwose Alice aba ahagaze mu muryango ari kubareba. Baba bari kubwirana rero ukuntu bakundana n'ukuntu rwose Alice bamukize. Naho rero Alice ahita ananirwa kwihangana maze agahita avuga ati Nick, ni ibi byawe koko? Ni uku nguku wakomeje kunca inyuma? Ntacyo byakubwiye kuba naravuye mu buzima bwawe? Warakomeje uyu mukobwa uyu nguyu, kuko nyine Alice aba amuzi, baba bigana kuri kaminuza, ariko ntabwo aba yari azi ko ari we umuca inyuma na Nick. Uyu mukobwa rero Karine ahita ahindukira ati kandi se iyi myanda irakora iki hano? Ahita rero abwira Alice ati mbabwire, niba rwose waroje gupfukama ngo usabe imbabazi, wikwirirwa wigora, kuko umugabo wanjye ntabwo agukeneye mu buzima bwe, ndamuhagije, wowe rwose ntabwo agushaka.
Uyu mukobwa kandi ahita abwira Alice ati dusohokere mu nzu gira vuba, ntabwo tugukeneye hano uri kudutesha umwanya. Alice rero n'umujinya mwinshi ahita ahindukira agasohoka, naho rero Nick ahita aza yihuta maze agasohoka inyuma ya Alice kugira ngo nyine akomeze amusabe imbabazi. Gusa nyine Alice ahita yikomereza akigendera, ntabwo aba akeneye kuvugana nawe. Buracya mu gitondo rero ku ishuri maze bagahura. Nick rero ahita n'ubundi yihuta kugira ngo avugane na Alice. Alice ati umva nkubwire, ntuzongere kunyegera n'umunsi n'umwe, gusa nyine narakubonye rwose, ibyo wakoze byose wabitekerejeho. Naho rero Nick ati rwose mbabarira sheri, uriya mukobwa niwe unyikururaho, niwe ushyiramo imbaraga nyinshi, njyewe simushaka, uwo nshaka ni wowe. Alice rero ahita aseka igitwenge cy'uburyarya ati ariko rwose namwe muratangaje, none se utekereza ko waba ukunda umuntu maze ukamuca inyuma ukajya kuryamana n'undi mukobwa? Ubwo se rwaba ari urukundo nyabaki? Ntabwo rwose bibaho. Iyo ukunda umuntu uramwubaha kandi ukamwitaho, ntabwo rero rwose uba wumva hari undi wamusimbura cyangwa wamuruta. Nanjye gusa n'ubwenge buke buriya nari nzi ngo ndaje twiyunge maze twongere dusubirane, naho rwose uwo wari we kera n'ubu niwe ukiri we. Wa Nick numvise muri salo avugana na Karine niwe rwose Nick w'ubu ngubu, ni nawe uhagaze imbere. Ntabwo wigeze uhinduka, ndetse bya bintu nta nubwo byigeze bigucika, ni ibintu nyine wari wapanze. Gusa rwose sinshaka kuzongera kuvugana nawe, noneho ubu nafashe umwanzuro. Nick rero guhera uyu munsi ahita yikomereza urukundo na Karine. Urukundo rwabo rwose ruratangira rugashyuha nkaho ndetse nta cyabaye, nubwo baba biga ku kigo kimwe ndetse na Alice ntacyo biba bibabwiye kumukundanira imbere. Umunsi umwe rero baba bagiye ku ishuri, maze bagera imbere y'ahantu Alice aba yicaye na mushuti we bicaye ku gatebe. Karine ahita abwira uyu musore w'inshuti ati ndumva rwose naniwe, ndumva nkeneye ko umpeka mu mugongo maze ukangeza mu ishuri, naho ubundi ndumva rwose ndushye sinkibashije kugenda. Aba ari kwitetesha nyine bya bindi by'abantu bakundana. Uyu musore rero ahita amushyira mu mugongo maze bakagenda nyine amuhetse. Baraza maze bagera imbere y'aho Alice baba bicaye, akahita amushyira hasi. Bahita bongera bakifatanira akaboko maze bakigendera nyine, bari kugenda baseka ubona rwose bishimye bakubitana mu biganza, ubona banezerewe. Alice rero bakomeje kumwitegereza, ahita ubona rwose atangiye gucika intege, maze agahita abwira mushuti we ati ntakubeshye, ndumva bimbabaje kurusha uko byari bisanzwe bimeze, ndumva rwose umutima uri kugenda uncika neza neza, kwihanganira kubona Nick imbere yanjye n'uriya mukobwa baryoshye mu rukundo ntabwo mbishoboye. Atangira rero kugenda intege zimuvamo, maze akongera akabwira umushuti we ati umutima uri kumvamo, ahita amanuka buhoro maze akaba araguye. Uyu mushuti we rero ubwoba buramwica maze agatangira kumuhungiza. Ahita ahamagara abantu ati nimuze mumfashe, nimuntabare. Baramumufasha rero maze bagahita bamujyana kwa muganga. Bagera kwa muganga rero atari kumva, maze nyine bagatangira kumwitaho. Uyu mushuti wa Alice aramwitegereza aho aba aryamye kwa muganga atari kunyeganyega, maze akavuga ati rwose mfite ubwoba, kandi ni ukuri Alice naramubujije gukomeza gutekereza uyu musore, kubera yuko burya niba umuntu akweretse ko atagukeneye, nta mpamvu yo gukomeza wowe umutekereza, nawe uba ugomba gushyiramo imbaraga maze rwose ukamwikuramo. None dore ahantu bimugejeje, ubu rwose ndahamya ndashidikanya ko Nick ndetse na Karine bibereye mu byishimo, bari guserebura, bibereye mu rukundo. Naho Alice we aryamye hano kwa muganga, nta nubwo rwose ubu ngubu Nick abizi ko uyu mukobwa arwaye kandi arembye. Gusa Imana imbabarire ntihagire ikintu kimubaho rwose. Uyu Alice rero ahita afata umwanzuro wo kujya kureba Nick maze akamubwira yuko Alice arwaye cyane. Gusa nyine Nick we na Karine baba bibereye muri salo. Karine ari kubwira Nick ati ndagushaka ko dusubira mu cyumba, ndagukunda cyane rwose,
mba numva nyine nta mwanya na muto twamara tutari kumwe. Naho Nick ati ndananiwe, ndumva rwose naniwe. Carine ati mbabarira rwose dusubireyo, wimbwira ngo urananiwe. Ahita rero amuhagurutsa ari no kumusomagura nyine amubwira ko amukunda. Maze baba bahagurutse bagiye kujya mu cyumba, wa mushuti wa Alice aba arinjiye ati Nick, ubu rwose tuvugana Alice ararwaye kandi ararembye cyane. Rero muganga yari yavuze ko agukeneye kuko nyine impamvu yarwaye ni ukubera ukuntu wamuhemukiye. Naho rero Nick umutima uhita umuvamo ati mbwira, arwariye mu bihe bitaro, ameze ate, ararembye cyane? Akivuga ibi ngibi rero uyu umukobwa Carine ahita amubwira atumva sheri bucecetse gatoya. Ahita rero abwira uyu mushuti wa Alice atumva rero nkubwire, Alice nashaka apfe, niba rwose ashaka gupfa agenda apfe. Niwe wa mbere se waba upfuye? Niwe wa mbere waba uhemukiwe? Niwe wa mbere se waba wanzwe n'umusore? Agende rwose apfe. Maze Nick ati hoya sheri, nawe rwose wikabya, ayo magambo uri kuvuga arakomeye, mbabarira we gukomeza kuyavuga. Naho rero Carine ati ariko ubundi ko numva wagira ngo uriya mukobwa uracyamukunda, ngaho bivuge hano numva uracyamukunda. Aba ari kumubwira nyine amubwira nabi. Naho rero Nick uko wagira ngo rwose uyu mukobwa aramuyobora, ahita avuga ati hoya ntabwo mukunda, gusa nyine abivuga atitimanga anareba ku ruhande. Maze Carine agahita abwira uyu mukobwa w'inshuti ya Alice ati wabyumvise neza rero, ngaho rwose sohoka utuvire mu rugo, genda nyine, wabyumvise ko atakimukunda. Bahita rero bikomereza bigira mu cyumba rwose ubona bibereye mu rukundo. Naho rero uyu mushuti wa Alice ataha nyine ababaye, aba yumva rwose agahinda ari kose. Bagera rero mu cyumba maze n'ubundi Nick agakomeza rwose kumera nk'umuntu uri mu bitekerezo byinshi. Carine ahita amubaza ati kutanyishimiye kandi rwose bwa mbere wari wishimye, ni ukubera ko uri gutekereza kuri Alice? Ntiwansezeraniye ko uzankunda, kubera icyo ukomeza gutekereza kuri uyu mukobwa? Naho rero Nick ati ntabwo ari ukumutekereza kundi, ahubwo ndi kwibaza nyine ukuntu ari kwa muganga, ndi kwibaza uko ameze, ndi kwibaza rwose ko nagombaga kujyayo maze ngahura nawe kubera ko muganga yanshakaga. Naho rero Carine ahita amubwira ati wikomeze kumutekerezaho, mufate rwose nk'ahashize, kubera ko kuba ari kwa muganga ntabwo bitureba, ntabwo kandi ari akazi kacu. Naba yigihe ashakiye maze nava maze atahe, ntabwo rwose ukwiriye kuguma mu buzima bwe. Akomeza rero kumvisha uyu musore nyine ko atagomba gukomeza gutekereza kuri Alice. Naho rero wa mushuti wa Carine agera kwa muganga maze agasanga Alice yakangutse, asanga n'ubundi nyine yihebye cyane, ubona akiri gutekereza kuri uyu musore. Uyu mushuti rero ahita amubwira ati rwose Alice, ndagukunda urabizi, uri inshuti yanjye cyane, ariko ndakwinginze reka gukomeza kwibabaza utekereza kuri Nick, kubera ko Nick yibereye mu munezero, yibereye ndetse mu buryohe bw'urukundo, ntabwo rwose akikwibuka, nta nubwo akwitayeho. Tekereza ko mvuyeyo kumubwira ko warwaye, mvuye kumubwira ko uri kwa muganga, kandi kubera ukuntu nyine yakubabaje, ariko birangiye banyirukanye nabi, ndetse rwose mbasize n'ubundi bibereye mu rukundo rwabo na Carine. Ndakwinginze rero uriya musore ntabwo akwiye agahinda kawe, ntabwo rwose akwiye ko wanamuha n'isegonda rimwe ryo kumutekerezaho. Mureke maze umwibagirwe, wigira nkaho rwose ari ahashize hawe. Naho rero Alice ahita amubwira ati urabivuga rwose nkaho byoroshye, wagira ngo ndi bukande telekomande maze bibe. Ntabwo byoroshye habe na gatoya, kubera ko uriya musore ndamukunda cyane kandi urabizi, niwe rukundo rwanjye rwa mbere, niwe byose byanjye. Kumwikuramo rero uyu munsi cyangwa ejo ntabwo ari ibintu byoroshye. Hari inshuti ye rero bava kwa muganga maze bagataha, gusa nanone iri joro Alice arara adasinziriye.
Umushuti we rero arabyuka mu gicuku cyane maze agasanga Alice aricaye wagira ngo rwose ntiyigeze afatanya ijisho. Ati ntumbwire ko rwose ukiri gutekereza kuri Mike. Naho rero Alice ati ntabwo rwose byabura, ndi gutekereza yuko hari umukobwa wantwariye umukunzi nakundaga ubuzima bwanjye bwose. Ubu ndi gutekereza ko wabona ari kumukorera twa tumasaje nyine yakundaga. Naho rero umushuti we ahita amufata akamuhobera maze akamubwira ati ndakwinginze reka gukomeza kwibabaza kubera uriya musore. Tekereza ko ubu rwose bibereye mu bihe byabo byiza, bari kwishimisha, baranezerewe ndetse nta nubwo bibuka ko wowe ufite agahinda, none wowe urara udasinziriye kubera uriya musore. Ndakwinginze rwose mwikuremo kubera ko ntakwiriye kuba wababara ku bwe. Hashize rero maze Alice akongera kumera neza, arongera rero bagasubira ku ishuri nyine nk'ibisanzwe. Umunsi umwe baba bavuye ku ishuri, Alice n'inshuti ye baba bari mu nzira bari kwigendera n'amaguru bagenda gahoro gahoro. Bajya kubona bakabona rero urumodoka rwiza cyane rurahagaze. Baratungurwa nyine bagahagarara bagira ngo nyine barebe ibigiye gukurikira. Hahita havamo rero umusore w'ibogari mwiza cyane. Uyu musore rero uba wambaye rinete nyine z'izuba ahita ababwira atumva ndifuza kukuvugisha, uri umukobwa mwiza cyane. Naho rero wa mushuti wa Alice ahita amubwira ati njyewe. Uyu musore ati hoya ntabwo ari wowe ahubwo uyu mushuti wawe namwishimiye rwose ndumva nifuza kumuvugisha. Alice we ahita akomeza akigendera ati njyewe ntabwo nshaka kukuvugisha, sinjya mvugana n'abantu ntazi, ubwo rwose nawe wayobye. Naho rero uyu musore ahita amubwira ati hoya kumenya ni ibintu byoroshye cyane, nitwa Edouard. Uyu mukobwa ahita amubwira ati ibyo se urumva bindeba, ntabwo rwose nkeneye kukuvugisha. Naho uyu musore ati nyamara rwose nagukunze, nakwishimiye, ndifuza ko twaganira. Alice ati nuko mwese muza muvuga ngo nawe nyine uri muri ba basore bareba abakobwa maze bakumva bashatse kubangiza, nyamara yamara kumwangiza agahita amujugunya. Edouard ati njye ntabwo rwose ari uko nteye, ndifuza nyine ko twavugana gusa. Ariko aba bakobwa banga kumuvugisha maze bagahita bigendera. Umunsi wakurikiye rero Nike arabyuka maze akajya kuri banki abikuza rero amafaranga menshi, aba nyine yifuza kwishyura iyi nzu ababamo, noneho rwose bashaka kuyigura kugira ngo ntagakomeze kuyikodesha. Azana rero ayo mafaranga maze akayashyira mu rugo kubera ko aba afite ikizami agomba kubanza gukora ku ishuri. Ahamagara nyiri iyi nzu akamubwira ati ngiye ku ishuri ariko nyine ndagaruka maze nze kukwishyura iyi nzu, ndifuza rwose ko iba iyanjye nkayegukana, gusa ndahita mbanguka. Nyirinzu rero aramubwira ati nta kibazo, ngaho rwose genda ariko uze kubanguka. Amara rero kuva mu rugo maze Karine agahita agenda akajya mu cyumba cye, ahita afata ya mafaranga maze akagenda akajya kuyahisha. Nike rero ava ku ishuri maze akaza yihuta nyine kugira ngo ajyane aya mafaranga. Araza yafungura ahantu aba yayashyize muri tiruwari agahita asanga ntayarimo. Ahita atangira kwibaza ati kubera stress za mu gitondo ntabwo ariho nayashyize. Arashakisha mu kabati hose akayabura, agashakisha mu matiruwari yo mu cyumba cye yose akayabura. Ahita rero yumva ataye umutwe maze agasohoka mu cyumba yihuta agahita asanga Karine muri salo. Ati hari amafaranga nari nasize mu cyumba, ni wowe wayafashe? Karine ati hoya, atuje rwose yibereye muri telefone ubona nta nicyo bimubwiye. Nike ati none se yaba yagiye hehe? Nayahasize kandi nagombaga nyine kujya kwishyura iyi nzu, ndifuza nyine kuyigura ikaba iyanjye. Naho rero uyu mukobwa ahita amubwira ati ariko njyewe nakubwiye ko rwose ntayo nigeze mfata, ubundi se kuki utabaza na wa mushuti wawe ko nawe wagira ngo aba hano? Naho rero Nike ati ariko uriya aza nk'umushyitsi, ntabwo yakwinjira muri iyi nzu. Ikindi kandi ni njyewe nawe tuba hano twenyine, nitwe dushobora kwinjira muri kiriya cyumba. Byanze bikunze rero ni wowe rwose uzi aho ayo mafaranga ari.
Karine n'umujinya mwinshi ati utangiye kunshinja ubujura se? Niba wumva ushaka kunyirukana mu nzu yawe mbwira nigendere ariko winshinja ubujura. Urabizi njyewe mfite amafaranga kandi menshi kuri konte, utwo dufaranga uri kuvuga rero ntabwo rwose ndi kumva ko nanatwiba. Naho uyu musore ahita amubwira ati urakeka ko rero miliyoni 50 ari amafaranga makeya? Uyu mukobwa ni ubwiyemezi ati njyewe ndi umukobwa uhenze urabizi, ayo mafaranga rero ntabwo nayabura, ahubwo uri gutuma ntekereza ko rwose nibeshye, gusa ntuzongere na rimwe kunshinja ubujura. Naho Nick ati ni wowe wayafashe nta wundi, ahubwo mbwira aho ari. Uyu mukobwa ahita amukubita urushyi ati na rimwe ntuzongere kumbwira utwo tugambo twawe, nta soni urifata njyewe ukambeshyera ngo nakwibye. Uyu musore rero ahita aceceka, ababona noneho ibintu bikaze. Nick rero asigara ari kwivugisha ati ariko se koko umuntu antwariye amafaranga none ari kuntera n'ubwoba, erega n'iki arazinkubise. Naho rero Karine yihuta ajya mu cyumba maze agahita afata varize ye agatangira kurundamo imyenda ye, ahita rero asohoka maze agahita abwira Nick atumva njyewe rwose ntabwo nakomezanya n'umusore unyita umujura. Nick rero ibintu biramucanga ati uragiye utampaye amafaranga yanjye. Naho uyu mukobwa ati nukomeza kwivugisha ndagushyiramo n'izindi nki, urumva ukuntu uri kumbeshyera ngo nagutwariye amafaranga. Naho rero rwose uyu mukobwa amafaranga nyine aba ayakenyereyeho rwose, ni nayo mpamvu agenda yemye ntacyo bimubwiye kuko n'ubundi nta kintu aba agishaka kuri uyu musore, amafaranga yose aba yamumazeho. Nick rero asigara yumiwe maze rwose agasigara yicuza impamvu yamenyanye n'uyu mukobwa, bigatuma yanga Alice, umukobwa mwiza witondaga wamukundaga kandi akamwubaha. Ku rundi ruhande rero Edouard we rwose akomeza kuzajya ategereza aba bakobwa hahantu nyine baba bakunda kunyura. Umunsi umwe rero ajya kubona akabona wa mushuti wa Alice arizanye, ahita amubwira ati ndakwinginze mpa nimero zawe ndifuza nyine kuza kuguhamagara maze tukavugana, mushuti wawe naramukunze cyane ariko nanone ntabwo aba ashaka kumvugisha. Uyu mushuti rero wa Alice areba ukuntu uyu musore akomeza rwose abategereza maze akabona yuko ashobora kuba ari serious mu byo avuga, amuha nimero ye rero maze bidatinze akaza kumuhamagara. Aramubwira ati rero umushuti wawe naramukunze cyane, ndifuza ko rwose wabimfashamo, njyewe ndi umusore wiyubashye, humura rwose nta kintu kibi nifuza kumukorera ariko naramukunze cyane. Tekereza nawe umwanya wose nsigaye naje kumureba, ndakubwiza ukuri nta kintu kimwe ntibasha gukora, biba binsaba ko rwose nza kumutegerereza hano kugira ngo ndebe ko nibura yanamvugisha, ariko urabona ko nyine byanze. Ndakwinginze rwose bimfashemo, nzaguhemba kandi ni ukuri uzaba ukoze cyane, nibikunda akanyemerera kumvugisha. Uyu mushuti wa Alice rero areba uyu musore ubwo rwose uvuga yitonze atuje cyane, maze akabona ibintu ari kuvuga bishobora kuba ari byo, ahita rero amwemerera ko agiye kumufasha maze akaganira na Alice akabimwumvisha, akareba ko yazamuha umwanya bakavugana. Inshuti rero wa Alice yaragera amwicaza maze aramubwira ati komeza guta umwanya rwose ku bintu byagusize, nta mpamvu yo kuzongera gutekereza kuri Nick ukundi. Uriya umusore Edouard aragukunda cyane, reba iminsi yose amaze aza kugutegerereza hariya, ahora akuntumaho kandi rwose biragaragara ko ari umwana mwiza. Sinzi impamvu rero utamuha umwanya maze mukavugana, nyine wowe mureke muzavugane, niwumva atakurimo nta kibazo uzamwihorere, ariko nanone niwumva nyine wamuha amahirwe uzayamuhe rwose ndabigusabye. Akomeza rero kwinginga Alice maze nyine Alice akagera aho akabyemera. Bava rero ku ishuri n'ubundi bagasanga nyine uyu musore yabategereje, dore ko rwose buri munsi aba abategereje. Aba rero bari kuvugana ariko mubwira atari ku wundi, noneho ko ndeba wa musore ataje noneho bimeze bite? Baba bakiri kuvuga ibyo maze uyu mushuti wa Alice agahita abona Edouard aratungutse ati dore ati tukimuvuga ngo uriya nyine araje umwami w'inzozi zawe. Naho Alice ahita aseka ati ariko nawe ntugakabye, umuntu ntituranavugana none ngo ni umwami w'inzozi zanjye. Araza agahita abasuhuza
maze nabo bakamusuhuza. Uyu mushuti wa Alice rero ahita abwira Alice ati nimuvugane rero, reka nigendere gusa nyine witware neza. Aragenda maze yanyura inyuma ya Edouard agahita amubwira ati umwanya ni uwawe, ngaho nyine muganirize. Basigara rero bari kuganira, uyu munsi noneho baganira neza cyane bakibwirana, noneho rwose nta mushiha Alice aba agifite, ndetse rwose banahana amanimero bakanumvikana undi munsi bazongera guhura, noneho bagasohokana bakaganira birambuye. Ku rundi ruhande rero Nick we rwose ibintu ntabwo biba bimeze neza habe na busa, kubera ukuntu baba baramwibye amafaranga yose, aba yarabuze noneho n'ayo kwishyura inzu kugira ngo akodeshe. Ahamagara rero wa mukobwa bakundanaga Karine ati wambabariye koko ko noneho ibintu bimeze nabi, maze ukaba wampa n'amafaranga nibura nkishyura iyi nzu. Naho rero Karine ahita amubwira ati umva nkubwire, njyewe nta kintu njya mvugana n'abasore b'abakene, umusore udafite ikintu ashoboye gusa, umukene gusa, ntabwo nkwiriye no kwitaba kuri telefone kubera yuko nabandi guta umwanya. Njyewe ndi umukobwa uhenze urabizi, ntabwo rero nakundana n'umusore udafite amafaranga. Ubu rwose nifitiye abasore bameze neza bafite amafaranga nyine bari ku rwego rwanjye, naho wowe nyine uri umutindi nta kintu na kimwe ufite, nta mwanya rero wo kukuvugisha mfite, ntuzongere ahubwo kuntera umwanya, igire nkaho nyine njye nawe tutigeze tumenyana. Nick biramubabaza cyane ukuntu rwose uyu mukobwa aba wagira ngo ntabwo bigeze bakundana habe na gatoya, aba nyine yari yikurikiriye amafaranga kandi nyine kubw'amahirwe ye aba yarayatwariye icyarimwe yose, nta kintu rero aba akimushakaho. Nick rero ajya kureba wa mushuti we maze akajya kumutakira nyine ati gusa nyine ati burya umuhana avayo koko barabivuze, kera nkikundanira na Alice nari nifitiye amahoro, nari nifitiye umutuzo. Alice nta na rimwe yigeze ansaba amafaranga, nta na rimwe yigeze anywa n'igiceri cy'icumi, naho rwose Karine wagira ngo neza neza yoherejwe n'abadayimoni kugira ngo aze kunsenya. Gusa mu gihe gito rwose aransenye, ansubije ku isuka neza neza. Uriya mukobwa ni mubi, uriya mukobwa ni umwana mubi cyane, sinzi rwose ukuntu namwibeshyeho, ukuntu yanyambuye urukundo rw'ubuzima bwanjye, none dore ibintu ankoreye. Naho umushuti we ati se ibintu byose uri kuvuga ni ibiki? Naho Nick ati uzi ngo anyiba amafaranga yose nari nkuye kuri banki, nzi ngo agiye kwishyura inzu maze nduhuke kuzajya nirirwa nkodesha, yose aba arayatwaye, kandi uriya mukobwa afite rwose n'amafaranga yakuye mu mitungo y'iwabo, ariko sinzi impamvu akunda amafaranga cyane. Icyakubwira rero amagambo yose yambwiye niyo yambabaje, ngo n'ubundi ngo nta kintu kimwe maze, ngo ndi umuhungu w'umukene, ngo ntacyo nabasha kumuha, ngo we rwose yifitiye abandi bagabo b'abakire bamuha amafaranga. Byarambabaje, ntabwo ushobora kubyumva. Umushuti we ati ariko ni amakosa yawe nyine, wabonye isha yiruka maze utanurwara wambaye. Uriya mukobwa Alice yaragukundaga cyane, ariko nyine nawe wazanye ibyirari maze utangira kugenda wiruka nyine mu bandi bakobwa, nuko nyine ihombere. Naho rero Nick ahita amubwira ati ariko rwose ndumva ntahomba, ntabasha guhomba Alice, ahubwo ngomba kumushaka maze nkamusaba imbabazi, tukongera tugatangirira kuri zeru. Yarankundaga, ndumva rwose atazanga kumbabarira. Naho rero umushuti we ati nkurikije ibintu byose wamukoreye ntacyo nkwijeje, gusa nanone gerageza. Alice rero we na Edouard ibintu rwose bitangira gushyuha. Alice atangira kujya asohokana na Edouard kenshi, kuko rwose aba yaramaze kubona ko ari umwana mwiza kandi cyane. Umunsi umwe rero baba bari mu nzira bari kwigendera n'amaguru nyine, bari gusangira ice cream. Edouard aba ari we uyifite maze agenda rwose atamika Alice ibintu uba ubona biryoshye cyane. Alice aba ari mu byishimo, ndetse rwose aba yaranibagiwe noneho uko yigeze guhemukirwa na Nick. Bagera rero mu modoka maze Edouard agahita abwira Alice ati ndagukunda cyane mukobwa mwiza, uri byose kuri njyewe, udahari rwose nanjye sinaba mpari, uri ibyishimo byanjye. Alice rero atangira kumwenyura maze Edouard akamubwira ati ndabizi rero ko ufite ibibazo ku ishuri byo kubona amafaranga yo kwishyura ishuri.
Alice ati yego ndabifite ariko nanone ntabwo bikomeye kubera ko nyine nzagerageza byanze bikunze nzarwana kandi nzayabona. Edouard rero ahita afata amvelope iba iri aha mu modoka irimo amafaranga menshi maze akayimuhereza, aramubwira atakira iyi ni school fees yawe, genda wishyura amafaranga ku ishuri, sinshaka ko uta umutwe, ndifuza ko nyine tuba turi mu rukundo utekanye nta zindi stress na nkeya ufite. Naho Alice arayareba ati ayo mafaranga ni menshi cyane, gusa rwose ntabwo wakabaye wigora kubera ko nakabaye ngerageza nyine maze nkayabona. Naho rero Edouard ahita amubwira ati kubera iki ugerageza kandi uri umukunzi wanjye, uri byose byanjye, nta mpamvu rero yo kugira ngo rwose ube ufite ikibazo maze ukigumane wenyine, genda wishyure amafaranga y'ishuri maze ubundi utuze. Alice arayareba maze akishima, ahobera rero uyu musore akamubwira ati urakoze cyane, ni ukuri urakoze, ndagushimiye kandi rwose ndakwifuriza imigisha ndetse n'ibindi bintu byose byiza wifuza uzabigereho kuko uri umuntu mwiza cyane. Arataha rero maze akahita abwira wa mukobwa w'inshuti ye atumva uyu munsi natunguwe ntabwo wabyumva, atekereza ko Edouard yampaye amafaranga menshi cyane rwose, yampaye amafaranga menshi adafite n'aho ahuriye na minerivare nagombaga kwishyura. Ati kuva nabaho ni ubwa mbere umuntu ampaye aya mafaranga, tekereza yuko na Nick twakundanaga atigeze ampa nibura na kimwe cya gatatu cy'aya mafaranga. Uyu mushuti we rero ahita amubwira ati ikintu kinshimishije ni kimwe, ni ukuntu uri kuvuga Edouard maze ukamuvuga wishimye, uri kumuvuga useka ndetse rwose ukeye mu maso, bigaragara ko nyine watangiye kumwiyumvamo, ntabwo ugita umwanya kuri Nick wagutesheje umutwe. Alice ahita amubwira ati ntitukavuge ibintu bishimishije ngo maze uzanemo na Nick, byararangiye rwose, ubu ndi kumwe na Edouard kandi ndamwishimiye, ni umusore mwiza cyane ndetse rwose azi gukunda, azi kuntetesha, mbese ankunda uko nifuza gukundwa, nicuza ahubwo impamvu atari we twamenyanye mbere. Ngo maze umushuti wa Alice rero ahita amubwira ati sinakubwiye ko Edouard ari umwana mwiza, narabikubwiye rwose kandi ndamwizeye ijana ku ijana. Naho rero Alice ati ahubwo uzasenge ntazampemukire, gusa nyine ababivuga muri burage nyinshi, ati kubera ko ahindutse ni wowe rwose nazabibaza. Uyu mushuti we ahita amubwira ati wowe uratekana kubera ko uriya musore twaraganiriye maze nsanga tuvuka ahantu hamwe ndetse rwose yambwiye n'iwabo numva ndahazi, ntuhangayike rero rwose ubwo ndamuzi neza ntabwo yaguhemukira, ikindi kandi aritonda nawe urabibona, azi gutanga keya. Rero bishimye nyine bari gukubitana mu biganza. Alice amubwira ati ngize imana mbonye amafaranga yo kwishyura ishuri ryanjye, gusa rwose ndakugomba kuzakugurira akantu kubera ko ari wowe wampuje na Edouard, iyaba atari wowe ngo ushyiremo imbaraga ntabwo rwose tuba twaramenyanye. Ndagushimiye rero rwose kuba waranzaniye ibyishimo. Naho uyu mushuti we ahita amubwira ati nanjye ndishimye kuba umuntu nabahuje ibintu byose bimeze neza. Alice ahita amubwira ati kugira ngo nkwereke ukuntu nishimye rero ngiye kugutegurira ya mafunguro ukunda cyane, ndashaka kuguha keya kugira ngo rwose nkwereke ko ibyishimo ari byose. Umushuti we ati niyo mpamvu ubundi ngukunda, gusa nkwifuriza ibyiza gusa, n'imbere hazaza ndakwifuriza ibyishimo nk'ibi ngibi ufite uyu munsi. Alice ahita agenda nyine ari kubyina ati ndi mu rukundo, ndi mu rukundo kandi ndishimye, urukundo ruraryoshye, ndibaza abantu batagira abakunzi ukuntu babayeho, maze umushuti we nawe agasigara ari guseka nyine ari wenyine. Umunsi umwe rero Alice agiye ku ishuri ariko nyine wa mushuti we rwose ntabwo baba batahanye. Asohoka rero mu ishuri nyine maze akagenda n'amaguru nyine nk'uko aba asanzwe ayagenda akagera imbere y'ikigo. Mu gutambuka rero ahita asanga ahantu Nick ndetse na mushuti we baba bahagaze. Nick aba ari kubwira uyu mushuti we ati ntakubeshye rwose mba nicuza ukuntu narangaye maze ngatuma Alice ancika, ariko arashaka kongera kumwigarurira kubera ko Alice naramukundaga bya nyabyo. Uriya mukobwa yaranshutse nyine, natekerezaga ko kubera afite amafaranga menshi nanjye nzayaryaho, ariko byarangiye ahubwo nayo nari mfite ayitwariye. Ahita ajya kubona rero akabona Alice aratungutse, agenda rero ashaka kujya kumuvugisha,
maze agahita abona ikimodoka nyine kitabonana, dore ko rwose Edouard aba afite urumodoka rwiza cyane, ahita aza aparika imbere ya Alice, ahita ava mu modoka rero maze akagenda agafungurira umuryango Alice akicara, barahoberana rero maze akamuha amabizu nyine yicaye mu modoka, arongera nawe agatambuka akajya kuri vola maze bagahita bigendera. Nick rero asigara ari kureba byamucanze, umushuti we rero aramureba ukuntu Nick yikoreye amaboko maze akamuseka ati dore rwose ko wigize umusore uzi gukunda abakobwa benshi, ngaho rero reba ukuntu wahombye, urabona ukuntu uriya musore usigaye gukundana na Alice azi gutanga keya, ureke wowe wirirwaga uri aho gusa umuca inyuma umubabaza, wabibonye ukuntu umwana bari kumutetesha. Nick rero nta jambo na rimwe avuga kubera ko rwose aba yakomeje akanuye amaso yayakurikije imodoka atari kubumbura umunwa ngo agire ikintu na kimwe avuga, ahita yicara hasi maze rwose agahinda kakamwica, umutwe akawushyira mu maguru ye, aba nyine yumva yihebye koko. Umushuti we rero akomeza kumuseka ati ndumva rwose uncekeje, gusa nyine baragukosoye, urabibonye yuko kuba warakundanaga na Alice si uko yari yarabuze umukunzi, ahubwo nyine nuko yagukundaga wigize indangare, rero reka nyine abazi gutanga keya bamwitwarire. Umwe rero ke abona Alice ahagaze wenyine, Alice nyine aba ategereje sheri we Edouard ko aza kumutwara, maze Nick agahita agenda akamwegera ati ndakwinginze rwose mbabarira dusubirane, narahindutse ubu ntabwo nkiri wa musore, nsigaye rwose ndi umwana mwiza, ntabwo nakongera kuguca inyuma, mbabarira rwose dusubirane narahindutse. Naho rero Alice aramwitegereza maze si uguseka akivayo ati warahindutse, urumva se kuba warahindutse nabimaze iki? Nta mumaro rwose bimfitiye, nta n'icyo kandi nabikoza, ahubwo ndakwinginze mbabarira ntukaze kuntesha umutwe, byararangiye kandi wahindutse utinze, njyewe nibereye mu rukundo n'umukunzi wanjye uzi kunkunda, uzi kuntetesha, umukunzi wanjye utanca inyuma, nanjye ntakugira ndota guca inyuma. Ubwo rero genda nyine wigumire muri ba bakobwa bawe ubabwire ko wahindutse, naho njyewe rwose nta kintu byamarira, nta n'icyo byamfasha kandi nanjye ntacyo nagufasha. Baba bakiri kuvugana ibi ngibi rero maze Edouard akaba araje, ahita abaza Alice ati mukunzi umeze neza? Ababibona nyine ko uyu musore ari kumubangamira, naho Alice ati imeze neza. Edouard ati uyu ni nde se? Alice ati ni umwegise wanjye wari uri kumbangamira. Edouard rero ahita amufata ikiganza maze akamubwira ati mwihorere twigendere, ahita amufungurira umuryango w'imodoka maze Alice akinjira. Nick rero uba uri kureba ibi ngibi umutima rwose uramurya, maze nawe agahita ahindukira nyine akagenda, gusa agenda asubiza amaso inyuma yitegereza iyi modoka iba yicayemo Alice ndetse n'umukunzi we mushyashya. Edouard abwira Alice ati ndakwinginze nsezeranya rwose ko utazigera usubirana na Nick. Naho Alice aramubwira ati ibyo ntuzanabirote no mu nzozi, ntabwo bishoboka, byararangiye ibyanjye na Nick, ndagukunda cyane kandi rwose humura ntabwo naguhemukira, ndabigusezeraniye, niba rwose ubwoba ufite ari ubwa Nick ndakubwiye ngo tuze umutima, kubera ko gusubirana nawe ntabwo byashoboka, niyo nabirota nahita nkanguka. Edouard rero nawe aramubwira ati rwose nanjye ndagukunda cyane mukunzi wanjye, nkubuze ntabwo nzi uko byagenda, niyo mpamvu nyine ntifuza kugutakaza mu buzima. Alice ati tuza humura ntabwo rwose uzantakaza. Iruhande rero Nick we rwose biragenda bikamucanga, maze agasigara atakibona n'amafaranga yo kwishyura nyir'inzu. Rero kwihangana biramwangira maze akamwirukana muri iyi nzu, cyane cyane ko rwose yari n'inzu ihenze cyane. Nick ahita agenda maze akajya gucumbika ku mushuti we. Uyu mushuti we rero aramubwira ati ariko narakubwiye rwose ko nta cyiza cyo kwirirwa wiruka inyuma y'abakobwa batandukanye, nta kindi wagombaga gukuramo uretse iki, ariko nanone nyine nta kundi ibyabaye byarabaye. Naho rero Nick aramubwira ati ndakubwiza ukuri sinibaza aho ibitekerezo byanjye byari biri njya kureka Alice maze ngasanga Karine. Umushuti we ati ariko narakubwiraga nyine, gusa nyine n'ubundi ntabwo wabigarura. Nick ati narahombye
narahombye cyane rwose, nahombye umukunzi, none dore nahombye n'ibyo nari ntunze byose, iyo nza kuba narigumaniye na Alice nta kibazo na kimwe mba mfite. Uyu mushuti we ahita amubwira ati witangira kwitesha umutwe, ntacyo wabikoraho, ahubwo reka tujye ku ishuri, udatangira nyine gutekereza ibintu bibi byinshi maze ukazava utsindwa n'ikizami, noneho waba ubuze byose byose byose. Rero kwihangana bikomeza kumunanira, maze akaba umushuti wa Alice aragenda akamubwira ati ndabizi ko nakubabaje, nakubwiye nabi, ndetse rwose na Alice naramubabaje cyane, ariko ndifuza ko umfasha rwose maze tugasubirana na Alice, kubera yuko ubu narahindutse, nsigaye ndi umwana mwiza cyane, ngusabye imbabazi, umfashe nyine nawe umusabe imbabazi. Nicuza rwose kuba naramuhemukiye, nababaje umutima we, yego ndabizi, ariko anyemereye tukongera gukundana namutetesha sinakongera kumubabaza. Naho rero uyu mukobwa w'inshuti ya Alice ahita amubwira ati ibyo uri kuvuga rero ntabwo byashoboka, nyine igihe cyahise ntabwo kijya kigaruka. Naho rero Nick ahita amubwira ati ariko nta gihe kirarenga, kubera yuko Alice aracyahari. Umushuti wa Alice ahita amubwira rero ati ndabizi nyine ko ubizi ko afite umusheri, uriya musore rero bari kumwe Alice aramukunda cyane, ntabwo rwose yamureka. Ikindi kirenze kuri ibyo utigeze umenya ni uko uriya musore yamaze kwambika impeta ya fiyansaye Alice, ndetse rwose yamubwiye ko namara kugaradiwetinga bazahita bakora ubukwe. Noneho kandi kubera ko ababyeyi ba Edouard baba muri Amerika bamubwiye yuko bakimara gukora ubukwe bagomba kuzahita nabo baza maze bakabasanga nyine muri Amerika, urumva ko rero rwose byararangiye, Alice waramuhombye, ntataza no kuzakugarukira kubera ko bamaze kumwambika impeta. Uyu musore yumva noneho ibi byose, maze noneho akumva ko nyine byarangiye, atacyongeye kubona uyu mukobwa ukundi. Arataha rero rwose agenda mu nzira yose, agenda yivugisha kubera agahinda aba afite. Agera mu rugo rero n'ubundi kuba wenyine bikanga, maze akigira inama yo kuba yasubira kongera kureba Carine, maze nibura akareba ko we basubirana. Ajya kumureba rero maze akamubwira ati Carine, ndifuza rwose ko twasubirana kubera ko ndacyagukunda, gusa nawe wagira ngo ntabwo rwose abazi icyo ashaka. Nick aba ari umusore wagira ngo arajagaraye cyane, wagira ngo ntabwo abazi gufata ibyemezo mu buzima bwe. Carine rero ahita amubwira ati njyewe nsubirana nawe ntabwo rwose byashoboka, nagize Imana mbona ngukize, sinshobora gusubirana n'umusore w'umukene nkawe. Naho rero Nick atari ndagukunda. Carine ati urankunda, aseka cyane ati urukundo se bararurya, urukundo bararwambara, urukundo se urukundo ni iki? Ntabwo rwose njyewe naza ngo urankunda, kubera ko narabikubwiye ndi umukobwa uhenze cyane, mba nkeneye rero amafaranga kandi menshi yo kwiyitaho. Wowe rero nta kintu na kimwe usigaranye, uri umusore w'umukene gusa usigariye ku myenda yambaye nayo rwose udafite igiciro habe na gitoya. Nsohokera ahubwo mu nzu ihute rwose, sinshaka kuzongera kukubona kubera ko nta mwanya wo kutaho mfite. Noneho rwose Nick nibwo yumva ko nyine abuze byose mu buzima, abuze umukunzi we wa mbere yakundaga, ndetse abuze n'uyu mukobwa wajyaga rwose akunda kumwiyomekaho, nawe aba amukatiye noneho ku mugaragaro. Nick rero ava kwa Carine, maze Carine agateganya nyine umusore baba basigaye bahararanye uba rwose uri kumufata neza muri iyi minsi. Agenda rero amutunguye, maze akagenda yiruka ahita yinjira mu cyumba ati sheri, nari nje kukureba, nari ngukumbuye. Abakinjira agasanga uyu musore yibereye kumwe n'undi mukobwa mu gitanda. Carine rero kwihangana biramunanira, ati burya bwose wambeshyaga, ibintu wajyaga umbwira byose wirirwa unca inyuma. Kwihangana biranga rero, maze akaba afashe igicupa kiba kiri ahangaha cya wayini agiye kugikubita uyu musore, maze uyu musore agahita amukubita nyine ingumi mu jisho mu buryo bwo kwitabara. Carine rero ahita nyine ijisho ribyimba cyane kuko rwose riba rimeze nk'ibyangiritse. Ajya kwa muganga bakamupfuka, ariko nyine ntabwo aba yakize. Hashira iminsi rero mikeya, maze akajya ku ishuri. Aba akigerayo agahita abona Alice
aba ari kumwe na sheri we bahagaze ku modoka nyine ya Edouard. Edouard rero aba ari kujya aterura Alice maze nyine akamutembereza aha hantu hose amuteruye agenda amusomagura bona nyine bishimye bibereye mu rukundo. Ari nako nyine Edouard ari kujya areba iyi mpeta aba yarambitse Alice maze akamubwira ati si njyewe nzabona dusoza amasomo maze tukikorera ubukwe. Naho rero Alice ati humura rwose ndabura igihe gitoya maze nkayasoza, nanjye ndumva mfite amatsiko yo kuzibona njye nawe turi mu rugo rwacu. Baba bibereye nyine mu munyenga w'urukundo. Karine rero ahita atangira kwivugishwa ati ariko rwose burya hari abakobwa b'abanyamugisha, reba Alice nambuye uriya musore udafite umumaro, none dore yiboneye umukunzi w'umukire cyane umukunda umutetesha, agiye kwikorera ubukwe arishimye aranezerewe, naho njyewe nta kintu na kimwe nsigaranye, dore rwose n'ijisho rimwe ryarapfuye sinkibasha kureba neza. Abafite rero agahinda kenshi ababajwe rwose n'urukundo ari kubona bari kwereka Alice. Wa mushuti rero wa Alice ahita asanga nyine Alice ndetse na Edouard ahantu baba bari kwiganirira nyine, maze Alice yaba akimukubita amaso agahita amubwira ati ubundi ni wowe nkesha umunezero wanjye, ndagushimiye rwose kuba warampuje na Edouard kuko ni ibyishimo byanjye. Naho rero Edouard nawe ahita abwira uyu mukobwa ati nanjye rwose ndagushimiye kuba warabigizemo uruhare kugira ngo mpure n'umukobwa w'inzozi zanjye. Uyu mukobwa rero ahita ababwira ati ndabakunda cyane kandi ndabifuriza rwose ibyiza mu rugo rwanyu muzajyamo mu minsi mikeya. Edouard ahita yongera akareba Alice maze akongera akamuhobera ati ntabwo rwose njya nemera ko nkundana nawe, hari igihe njya ngira ngo ndi kurota maze nkikoraho kugira ngo numve ko rwose atari inzozi. Alice aseka ati icecekere nanjye nuko rwose, gusa ndagukunda cyane. Edouard nawe ati nanjye ndagukunda cyane kandi uri ubuzima bwanjye bwose. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment, ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.